Reka nkusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda ibiganiro byawe ya TV show. Twizere ko umeze neza. So niba utameze neza, twizere ko umunsi w'ejo uzagenda neza. Muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi birakunda, ejo bikanga, cyangwa se ejo bikanga, ejo bigakunda, cyangwa nyine aba ari zigzag muri ubu buzima. Reka twizere ko rero igihe cyawe kigomba kugera nawe ukamera neza. Ndi kuvuga wowe utameze neza, nawe umeze neza, fasha bagenzi bawe kumera neza, kuko muri ubu buzima ni magirirane. Isaha n'isaha ubuzima bushobora kuba bwagutwara, kandi nyamaze ntacyo wagezeho, cyane ko ibyo ufite ushobora kubisiga isaha n'isaha iyo ari yo yose rwose. Dore ko ni nayo mpamvu twinjiye muri ubu buryo ku makuru yacu yitwa Pasiteri Théogène Niyonshuti, cyangwa se inzahuke nk'uko benshi bakundaga kumwita. Nawe yiyise uyu mugabo akaba yamaze kuba atabaruka. Ni inkuru yazindukiye mu matwi y'abanyarwanda bose muri rusange. Ibyo byose icyo yazize, uburyo yapfuye, icyo byasize, nibyo ugiye kumenya hano kuri we ya TV show. Mwibutsa ko ubana nanjye Jean Bosco Abayisenga. So rero kora subscribe, ndetse rwose ukande no kunzogera y'amamenyesha, kugira ngo igihe cyose dushyizeho inkuru ujye uba uwa mbere mu kuyabona. Rero reka nkusuhuze niwerere mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abadiaspora muri rusange. Mwese rwose tubahaye ikaze muri aya makuru, tunaboneraho kandi kubihanganisha, tuvuga tuti rwose igihugu kibuze umuntu w'ingirakamaro. Rero reka amakuru rero yacu tuyatangire aho rwose mu rukerera rwo kuri uyu wa 23 Kamena 2023, Abanyarwanda babyukiye ku nkuru mbi y'urupfu rwa Pasiteri Théogène Niyonshuti, wamenyekanye ku izina ry'inzahuke, witabye Imana azize impanuka y'imodoka ava i Kampala muri Uganda. Murumuna we Warugira Emmanuel yamirije igihe dukesha amakuru ko Pasiteri Théogène yitabye Imana ubwo yavaga muri Uganda mu murimo w'Imana. Murumuna w'uyu mugabo rero Warugira Emmanuel akaba avuga ko rwose ari impanuka nabo yabatunguye. Impanuka yabaye ari kumwe n'abandi bantu batatu, babiri bahise bapfana nawe, naho umuririmbyi witwa Donati arakomereka bikabije, ubu ari muri koma. Ati nibyo yitabye Imana, ndi kwerekezayo ngo menye ibyo ari byo. Yakoze impanuka ari kumwe n'abandi bantu babiri, umwe nawe ahita yitaba Imana, mu gihe undi we yahise ajya muri koma. Gusa nawe biri kuvugwa ko yitabye Imana. Amakuru yizewe avuga ko yari yagiye kubwiriza muri Uganda, bakaba bakoze impanuka bari ku ruhande rwo muri Uganda. Urupfu rwe rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu rukerera rw'uyu munsi kuwa gatanu. Yari mu rugendo ava muri Uganda agana mu Rwanda, aho imodoka yarimo yagonzwe n'ikamyo mu birometero nka 4 hafi y'umupaka wa Gatuna. Mu bo bari kumwe bitabye Imana harimo n'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana Nezimana Donati, wari inshuti ye magara, bakundaga kujyana mu biterane byinshi bitandukanye. Itorero rya ADPR naryo ryahamije aya makuru, ndetse ryihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Umushumba mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, Pasiteri Ndayizeye Isayi, yahamirije rwose itangazamakuru ko inkuru y'itabaruka rya Pasiteri Niyonshuti ari impamo. Yagize ati amakuru niyo Imana yamutwaye. Pasiteri Ndayizeye yavuze ko iki ari igihe kitoroshye ku itorero n'abakristo muri rusange, kuko babuze umuntu w'ingirakamaro. Yakomeje agira ati ni ukwihanganisha umuryango ndetse n'itorero muri rusange, kuko yari umuvugabutumwa ufite umumaro mu buryo butandukanye mu gihugu cyacu. Imana yaramuhamagaye, ubuhamya bwe bwari ubutumwa buvuga ko Imana ihindura amateka y'umuntu igatanga ubuzima bushya. Ni ivugabutumwa ryo gukura abantu mu biyobyabwenge Imana yamukoreshaga mu buryo bukomeye. Iyi nkuru yababaje abantu benshi, yari agikenewe mu murimo n'igihugu. Turihanganisha umuryango n'abakristo bose bakomereye mu gihe twitegura gahunda yo kumuherekeza. Pasiteri Niyonshuti Théogène yari umushumba muri paruwasi ya ADPR Kamuhoza mu itorero rya Muhima. Ivugabutumwa rya nyuma ryagutse yarigaragayemo kuwa 17 Kamena 2023,
ni igiterane yatumiwemo cyiswe in his dwelling, bisobanuye mu butumwa bwe, in his dwelling, cyahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 5 ya Zion Temple na Rama. Yashakanye na Uwanyana Asia, babyaranye abana 4 ndetse bari bafite abandi benshi bareraga biganjemo abo yakuye mu buzima bwo ku muhanda. Yitwa Pasiteri Niyonshuti Théogène. Uyu nguyu akaba akomeje gushengura imitima ya benshi, dore ko yari umugabo ukunda kwigisha abantu bagaseka, ndetse kandi agatangamo n'ubutumwa bwiganjemo ubuzima yaciyemo. Pasiteri Niyonshuti yari umugabo wahindutse ahindura n'abandi. Mu buhamya bwe, Pasiteri Niyonshuti yivugiraga ko ari umwe mu bakozi b'Imana batarya iminwa iyo bigeze ku ngingo ijyanye no kuvuga ubuzima bw'ibyo yanyuzemo. Ubusanzwe avuka mu muryango ukomeye, ariko nyuma ya Jenoside yabayeho mu buzima bugoye bwatumye ayoboka inzira yo kwicira inshuro. Muri ubwo buzima yari atunzwe no gukora mu kinamba, ndetse uwarangaraga amuri hafi yasangaga amutwaye umuzigo we. Nyuma yo kurambirwa n'ubwo buzima bwo gushakira amahoro mu rumogi n'ibindi, muri 2003 nibwo yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza, ndetse yari akigahagazemo yemye kugeza atabarutse. Nyuma yo kwimarira mu gakiza, yasubiye ku muhanda, akurayo bamwe mu bo yahasize, abahindurira ubuzima, bamwe abafasha kwiga imyuga, abandi abafata nk'abana bwe. Rero twebwe nka we ya TV show twihanganishije umuryango we ndetse n'abakristo muri rusange, kuko Pasiteri Théogène Niyonshuti yafashije cyane imitima y'abantu benshi binyuze mu buhamya n'ijambo ry'Imana byamurangaga. Nago twavuga ko ari inkuru ishobora kwakirwa rwose mu buryo bworoshye n'abanyarwanda muri rusange. Nago ari ibintu byoroshye kubyakira, dore ko rwose abenshi bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye, harimo rwose abenshi kwihangana byabananiye. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ni Ibyahishuwe 14 umurongo wa 3, niryo jambo duherekeresheje Pasiteri Théogène twe nkawe ya TV show. Tunabihanganisha rwose, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru iteye agahinda rwose, ubona ko abantu benshi rwose byaje kuba bibayobera, ubona ko ari inkuru ibabaje cyane. Yitwa Pasiteri Théogène ku masitati ya WhatsApp hirya no hino hatandukanye, hose nta kindi kiri kuvugwa usibye inkuru y'uyu mugabo yitwa Pasiteri Théogène Niyonshuti. Ubu ngubu akaba atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Reka rero tubihanganishe mwe mwese mwamukunze, n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abo mu itorero rya ADPR, mu muryango we, inshuti ze, mwese tubihanganishe tugira tuti Imana imuhe iruhuko ridashira.